none se urifata ugatanga ibihumbi 100 ugakodeshereza umusore inzu numva ibyo bintu ari sawa kwera. Mubwira impamvu y'umukodeshereze wenda. Impamvu namukodeshereje inzu uramungu naramukundaga. Waramukundaga? Ariko urukundo si ikintu. Ugakunda umusore ukagira nawe umukodeshereza inzu. Rero twateruye ibyuma. Amaje. Oye, wamubonye? Namubonye. None so ko nje hano muterorikanya. Ariko igihe Cadette nkimubona nkareba none isura afite mene ndetse mvuga ati mukoma ngomba guhura nawe no njyamerwa nageze ikinyamakuru yarebaga nagikurikiranga cyane ikinyamakuru yarariho bitamvuga ati yana duhuze kabisa ngiye mubwira ikindi ku mutima maje kurana n'ukuntu none umusore mwari kumwe bavuga ati wapi wabonye iki? Ngiye nabonye ari akadage byadanje gute kuko urebye ukuntu ameze n'ukuntu ajabiriye inayo mpamvu ngiye umwana navuga ati ngomba kurara mugeze utu Bezani numva imitoma imfashe ndakwemerera mama duhure nta kibazo ariko imitoma yawe nifata mitoma ntago ndemera nyine ngiye naje nji wajuje naje ngiye ndi gatuma baby nubwo irambwa nyikunda nzahanyizana hoya mwiseka ariko man nese umuntu natanga gift man ase baby mva nkubwira fasha man ngo nimba ngimbwa karabaye umwana ni ngiyeho yakunze murabona ukuntu tubereye imbwira gakunze mbwa ndayemeye nanjye bundi mbwa kadoyi ndabakunda imbwa cyakoze kudo ngomba yamakanya aterura ibiyiko n'amakanya nkuko nabivuze impamvu muteruye aterura ibiyiko n'amakanya nkuko nabivuze impamvu muteruye kuri nuko mu gitondo ntagiye gym wabonye Pakisoni yabo inde Bagison mujama bita Pakisoni ntago nze mbezine gusa yitwa nde Pakisoni ngo wizamuke tage nyine njye ndi Slay ko kazi kanje nkora ndumva ari byo uri mubi cyane ndi mubi cyane simbizi mwe muri kubibona hindukira basi tubasohora tuzenguruke 3 1 2 3 4 ele meze gute acyarone nguyu mukobwa ngiye mukwishyure okay namushakaga umujyane ibyo ngino twigendere namushakaga byadanje ma cyo koro nkoreye umuti cyo kagato mbanza ubwira nenge kumugurira nawe bimugurira iki nenge kumugura champagne ngwiki ngiye kumugurira ihene ngo yewe ni kubijyana no mu isoko rihenze cyane hamugura imyenda ihenze ibyo byose urujya kubimugurira bimugurira mikoro nkwereka ayo mafaranga uzajyana nta nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ni Kigali 150 turi mu murwa hagati nimshaka n'ibyo byacu biri NY Nyami Jose siri nitwa cheke cyisaka manaje naje gusenyuka utazanze gusenyuka kuri kamera ni kumwe narize mu cameraman wa mbere mwiza cyane ariko twibutse ko nimba ukeneye ko tukwamamariza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ushaka kugaragariza abantu bose hari nomero iri hasi rwa 95 twandikireho ubutumwa bugufi hanyuma tayari ujye amagana vuba vuba cyane ko ubutumwa usubizwa twihuse ndagira ngo imbere yanjye hari abatipe bateguye abatipe rero ndababwira byinshi bigiye bitandukanye kuri bo niki twicaje ntago naze gusenya ingutu no munsi naze gusenya ibyicaro ndetse naze no kumva amagambo mutari mwumva kuri Kigali 150 hari umukobwa mwiza uramuko none yanyambariye bebe mbwira ngo karame baramwumva neza bebe Juva ngo karama ari gusiga witwa muri no minsi karame amakuru ni meza wambaye neza wakoze cyane shamuntu usiga kwanga ko ubundi se ko hakurya hari yaho ibera ari baba byose kurukweto rwiza eze ndabeshya kurukweto rwiza kunzo bidasize mu korogo kugakabutura k'umuhondo keza kugapira k'umweru kuri Ray-Ban none naga nizazindi ziri z'abagabo zirango ziri z'abasaza zivanemo bansuriza basi murakoze umeze muti amazina nitwa Cadette Cadette bamuzi mu mafilime agiye atandukanye ndetse no muri byinshi si ubwa mbere aje kuri Kigali 150 si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu
uribuka afata umutipe akodeshezaga inzu amateka ariko sibyo bituzanye. Nyakirira icyo gisambo kiri haruguru yawe. Iyo mvuze ngo igisambo ni uko umukobwa umwe yicaye mu bahungu bangahe. Icya hagati y'ibirura munyakirire. Ni karibu ni karibu. Okay, murakoze. Nanjye nitwa Niyonshuti Lucky, nkaba ndi umukomedi. Ariko uyu mwana namukunze cyane. Buretse gato nyakirira undi mu tipe uri iburyo bwawe. Bakira ariko ubu nababaze. Karibu ni karibu. Wabanjuriya se? Nabanjuriya ni karibu nayo watwibwira amazina yawe nuko. Okay, merci. Amazina yanjye Kimunyasto. Kimunyasto. Yeah. Hano reka ngufashe nawe uratangira wibwira abadukurikiye dore ko ari wowe mutwazi wavura ugiye kuba uyoboye kino kiganiro ariko nakubaza byinshi bigiye bitandukanye uratangiye twibwira. Efo ya man ni Hunter Emmy comedian tu. Vuga gahoro se. Ni Hunter Emmy. Aya man nago nabikora. Aya aha ahubwo ceceka. Naye nagira ikintu mvuga. Banza tubaze gatoya. Kandeke kubabaza ahubwo banza umbwire niki kibagenza hano hanyuma Kadete araza kumfasha mu gihe nkubajije kugira ngo mikoro batambukeho neza buri wese aragenda amubaza ikimugenza hano ngereka amaze nkubaze uri hafi yanyu niki kikugenza. Yaman ikintu kingenza hanini so Kadete ewana ngiye nabonye ibintu byamubayeho ndavuga ati kabisa ngomba uyu mwana kumushakisha fresh nabona ko umwana adasebye kandi nanjye ntago nsebye tu ariko si Kadete nkubareza akabazo kawe. Yego. None se ni wowe ndeba reka ndeba amateka ye kuko Bisa uyu mwana ari TV. Cyamengetse. Harimo arihengeka. None se ndeba ya Nyasita. Reka ndeba ya Kadete kuko hanini njyewe niwe mwana wanza nyanga hato. Mubaza wajya gusubiza. Ya man. Kadete. Yo kubaza ikibazo kimwe. Yego. Muri uru Rwanda. Yego. Uriya musore. Ngira ikintu wamukundiye ku buryo agira ahagwemo kiraboneka arakagenda. Unanamwibutse wari we. Nawe wamubonye uyu musore. Sibyo rata. Yego, uwo musore nibyo. Kuko ufite abasore benshi ariko wenda hariho uwo musore uri kumbaza n'uwuhe. Ahanini mu bafite nawe afitemo umuntu umwe waramubabaje cyane. Yes. Uwo nanyi niwe ndi kuvuga. Yitwa Big Sass wa Gisasu. Ya man. Yo ura musaza. Uzira iragira ikintu mvuga. Naga gukwiye pe. Naga gukwiye wallahi. Oya mumfashe. Ya man. Oya gute satankwiriye. Niki kikwereka ko atankwiriye? Kandi ngiye mbibona kankwiriye. Yewe data we umva abanyarwanda mwese mujye muri comment. Mureba ma comment twagiye duterana. Bavuze kuri wa musore atagukwiriye kabisa. Naga gukwiriye pe. Uri kurukira sheri. Oya ngiye kuganje nabonaga nkwiriye. Wabonaga gukwiriye. Kandi n'ubu ndabona kinkwiriye. None se nkubaze ikindi kibazo. Ukanifata ukamukodeshera inzu kwere. Basi iyo ureba umuntu ukayamuha akajya kuyanywera ukareka gukodeshereza uriya musore. Urumva mwamutaniye he n'ubundi nyagoye ukajya kuyanywera. Oya twebwe nk'abafana banyu tuba tubakunda. Ugomba kuza ukambwira ati wowe Hunter akira 2 genda unywa akantu. Kuko tuba none se urifata ugatanga 1,100 ugakodeshereza umusore inzu. Numva ibyo bintu ari sawa kwera. Mubwire impamvu y'umukodeshereze wenda. Impamvu namukodeshereje inzu uriya mungu naramukundaga. Waramukundaga. Ariko urukundo si ikintu. Ugakunda umusore ukagera nawe umukodeshereza inzu. Cyane. Ariko Kadete kudasebye. N'umutima wawe umuhaye sawa ubwo inzu nibyadanje. Kudasebye. Umutima ni wuhene. Buri uriya musore reba ukuntu wagiye ushaka nk'amajya nk'abatwebwe tukaguha urukundo. Reba twateruye ibyuma. Amaje. Oya wamubonye? Namubonye. None so kuya nje hano muterorikanya. Aya. Ariko Kadete. Ai. Waretse ugomye kuko kuduseba. Aya ngo muterorikanya. Urabona twebwe amaje. Kanyasa njyewe n'amasaha. Abangabo turi kumwe nubwo twatanye ikiganiro kugira ngo tukureke ujye mu yindi mirimo igiye itandukanye. Bansabye guhura nawe
ni abakomediye beza cyane barimo barazamuka bihuta cyane bitewe n'ibikorwa byabo. Bansabye ko muzahura bakakubaza byinshi bigiye bitandukanye, ariko wenda baza kumufasha nabo bamfashe ubabaze nabo bakubaze, gusa ukuri kose tuba dukeneye ko kujya hanze. Hari undi mutipe muri ku ruhande mwambwe amazina yanyu yo kuyibuka birangoye kubera ko muri abakomediye nyine kandi ikomereze gutya. Umujama wambaye nike mumbarize ikimugenza cyane cyatumye ashaka guhura nawe. Wambwira ikintu cyatumye wifuza guhura nanjye, impamvu ari wifuje guhura nanjye nkayimenya, n'icyo washaka kumbwira cy'ingenzi. Akivugire kuri mikoro zacu. Ushaka kutubwira tukabwira abakunzi bacu. ubundi igihe Cadette nkimubona nkareba none isura afite mene, ndetse mvuga ati mukoma ngomba guhura nawe. None njyamirwa nagize ikinyamakuru yarebaga nagikurikirana cyane, ikinyamakuru yarariho bitamvuga ati yana duhuze kabisa, ngiye mubwira ikindi ku mutima maje kurana n'ukuntu none umusore mwari kumwe, ndavuga ati wapi ngiye navuga ati ngomba gutabara umwana. Nukuri harafashe ubugwate, afashe ubugwate. Ngiye navuga ati wapi kabisa tabara umwana. Niba mukodeshereza inzu muri iki Kigali natwe tuba mu bukode, urahavanga none wakodeshereje undi kabisa. Nibyo washaka kumubwira, mubaze ibindi washaka kumubaza. Icyo washaka kumbaza, cyashaka kubaza uramusojya kumwita ubundi barambara muhisemo gute, deni natubwira uburyo nkaho umukobwa umeze neza muri Kigali, ubundi umukobwa wa Dubai uje kuri amusore buriya. Tubwize ukuri, mubwize ukuri, nkeneye ukuri, sibyo? Uriya mutipe naramukundaga cyane kuko yari sheri wanjye nyine mfite mu Rwanda, najya nza nyine ubwo niwe twabaga turi kumwe, naramukundaga urebye. Amukunda iki nyine? Namukundiye iki? Biragoye Asa nyine, mwana ndabona ari kimwe, ari bimwe byose n'aba bose n'ubundi ni kimwe. Nta wawuvera ara wawugiye. Use bimwe bwara bamutaniye nawe. Ari kimwe. Ako please mume gatoya. Ako Cadette. Turusa ku uvuge ati mo turaganira mikorera aho ngase. Cadette. Wenda mperaho. Turuka ku rukweto uzamura ugeze ku musatsi. Nawe se ndebera kweri. Umusore ntaki. No kugira ngo kweri none se niba yarabuze n'amapantaro yambara kiwe mureke tumutere inkunga. Tumutere ko yashire waze kumureba basanga mani yambaye bogisi. Reka tumugire inama. Ari kumwe n'undi mwana. Abo turamugira inama. Oya umwana se kuryo twamubonye twari hanze. Tumutere inkunga basi. Uramuja mama numero ye. Bitemuha leta mu 10 kuri mama. Nago nimero umugabo wanjye umubwire nabi gute se. None se n'umugabo wanjye ndamukunda. Gusenya umugabo banda. Nago ubwo. Ahubwo nimujya muri kumuravuga ikimubabaje. None se kuvugisha ukuri kwica umutungo. Nabyumvise sinzi uko nabyumvise. Gusa menya ko kajamaye n'akadage wana. Ariko nukira umugabo none. Wewe nukira umugabo Nzi kanyege nyine wabibonye. Wabonye iki? Ngiye nabonye ari akadage byadanje. Gute? Kuko urebye ukuntu ameze n'ukuntu ajabiriye. Niyo mpamvu ngiye umwana navuga ati ngomba kurara mugezeho tu. Twihanganirane. Twihanganirane. Ashobora kuza kaza yurira iki gipapu. Cyo gutereta. Wenda nta kibazo tuganira, abadukurikira barazi ko aba n'abakomedi ariko barimo baravunira mu mavi uko barimo baravugisha ukuri cyangwa barimo barabeshya. Ariko Cadette wisanzwe. Noneho ikibazo cy'amatsiko. Yego. Okay. Ndumva twese tumeze nk'abantu babikeneye cyane. Muri twebwe uko turi batatu ninde wenda ushaka kuba wakwipeveramo cyase wakodesha cyangwa ikibazo cyiza. Wowe ufite imitoma irenze y'abandi n'uwuhe cyangwa waba wiyumva ko yiyaminiye nyine ko yiyaminiye umuntu Elize nawe ujyagiye kuri kamera. Uwo muhungu uyaminiye ufite imitoma wowe bishe umutoma amuteye ajya kumusambaza cyo baraniyunze of course. Ufite n'imbaraga zo kumuterura akamufata iminota 2 akamutera wivuga ngo ikibazo twese turi abasore. Ahubwo iyo ngingo yo kumuterura twese twamuterura sibyo kuko biragaragara ko mukamfatanya se mwese mukanira muri batatu. Oya buri wese yaguterura tukagira nko ku rugero rungana kuko tugiye muri ibyo ngibyo wabura amahitamo kabisa yamana. Imitoma bisaba imitoma irenze. Uyaminiya afate mikoro anera umutoma. Arahari ubuza kukunyura ugira icyo uza kumubwira n'abakunzi bacu kuko abo dukorera n'abakunzi
bacu n'abafana bacu n'abareba video zacu n'abakora subscribe like cyane se bikarangira umutera umutoma turaguha umunota wo kumuterura uza kuruha no kubuririza ruha kuko Kadete nagakeneye umuntu uvuga amagambo ngo iyo Kadete agarere mu magambo menshi shaka ibikorwa n'abantu basesereje kuko mumeze nk'abatera amakanya ya man je kiriya kintu maje kugitekerezaho ngo duterura amakanya ariko men abasore urabona turi abasore bateruye ibyuma buri wa gatandatu tujya gym ndabesha man buri wa gatandatu twe tujya gym urabizi sibyo none se man ngo duterura amakanya wa kamutera umutoma twombi okay twagiye kubona ibi bintu bigoye ariko nyine ibintu bijya mu buryo byarangije kugorana okay nyine se bebe zamura mikoro mukubita umutoma umbwira imitoma utankoraho untera umutoma umfate amakuru y'urukundo se umunyure ni meza mikoro izamuraho gatoya sangwa yifatiramo hagati yawe nayo gutya gutya niko amakuru ni meza y'urukundo byifashe bituma umutima wawe se sawa nyine bisanzwe shanange ni sawa tu gusa nyine ngewe ebana se nkubwire ngo byagenze bite kubona oya ntago byananiye buriya mutera umutoma kuvuga nyine kuvuga umuntu bizunguza umva ntago nge ntago byananiye Kadete unanirwa uhita umwaka mikoro nge ntago byananiye n'amasegonda 5 ni yayo nagutera imitoma urumva ko gutera imitoma nanateruye wasanga ariyo mpamvu kuko mana yayo nanera imitoma nifata ndahita ariko wamuganda ikigaraga mutima kumutera umutoma katumana amahirwe amasegonda 20 umutera umutoma umuvye big sass umutoma muteye namutereye nanamusubishemo amaze amase nayo nkunda ngewe urakunda gutera imitoma nanabateruye niyo mpamvu wasanze nyine imitoma irahagije ndumva niwe neza amatwi ndayamanitse reka nk'umusaza wa mbere yikuye mu marushanwa abafana sibyo arata gaturebe undi comment nizo dukeneye zamana mikoro ndabona uyu munsi kabisa ari hatari bibi byacagamo siko nagukunze kire ko ufite imitoma irenze sika neza rero urakoze ako naga imitoma irenze shaka imitoma irenze se yego tuzaho gatoya mama ziko yakunumye mama ko yakunumye ngo muturane no yantumye naje nk'umutumwa mama nk'umuntu ashaka ugomba kujya mwegera biragoye komeza numve nibiza kuvamo ndakwemerera komeza ni numva imitoma imfashe ndakwemerera mama duhure nta kibazo ariko imitoma yawe nifata Thomas aho tuzana ago ndemera nyine nje naje nje wajuje naje nge ndigatuma ariko bebe mva nkubwire nese ko munyura mu ijambo ntawe uraza kugerwa tujo gato hase ko mura Kade urashaka yashugumwe araza hari umwe aza gusigira ibaruwa y'umutima batiwe ndahitamo umwe none muri batatu baby ndaza guhitamo umwe uzaha amahirwe naha amahirwe twagiye ku mutombo komeza ubu rero ngiye kumbona gutya tukira hepfo abantu babaye tugihagaranye abantu basavuga ati cyakoze ntaje no mpamvu naje nje ndabona murava turamwana sinzi umutipe twahuye arangwa turamwana arasa n'amata nawe mu gitondo ngoki tomara nanjye mutamvuta nanjye amata ngomba kuyanywaho muri cyo cyanzanye nanga kabisa Kade reka muha amasegonda 10 mundi mutomo ubundi tukomeze kimitomo yabo nago nangira anyura mufana wanje ari ubwo ari akunyura yangira shoje amahitamo naya amahitamo muhereze yaman Kadete ubu ni njyewe hanta emi comedian igezweho uri kumva hanta nyine nawe uhita useka utari wawo sibyo uhita useka kabisa njye reka nkubwire njye hanta emi comedian sibyo bamwe baranzi ewana kuba navuze ati ngiye nkaturuka Kicukiro nkaza kureba umwana wa Nyamirambo sibyo wavuye Dubai ejo bundi
nubwo nakwandikira kuri Instagram kanjya sini ariko ewana numvaga ngo ngomba kubona bya danje sibyo Cadette ewana kuri murambona ariko ntandukanye n'abandi bajama bose wabonye ndabona ufite soga nyinshi ahubwo fresh ndabona ufite ya man niyo mpamvu rero ngo ngomba gukwegukana sibyo wenda simbizi niba ari njye urahitamo ariko ngomba gukwegukana hanini ngiye mitoma cyaho gutera uwa mbere baby nzagukunda nkuteteshe nkutoneshe ewana nindangize kirenzeho ngiye mu rugo mfite ikintu cya mbere nkunda mu buzima bwanjye baby nzakigwamo gift icyo kintu ni igiki baby nubwo irambwa nyikunda nzahizana hoya mwiseka ariko man nese umuntu natanga gift man asi baby mva nkubwira fasha man ngo nimba ngimbwa ugiye kwimushyira se baby ndagukunda byatari please basi ngwamo mwabonye umwana karabaye umwana ni ngewe yakunze murabona ukuntu tubereye imbwira agakunze ngwa amashaka imbwa ndayemeye nanjye nkunda imbwa Kadoyi akunda imbwa me nanjye nkunda imbwa we rone rero uyu mwana ukuntu tuberanye we yama nanjye nkunda imbwa ndayemeye baby nawe akunda imbwa cyakora kudo zibara yamakanya bigaragara aterura ibiyiko n'amakanya nk'uko oya nabivuze impamvu nkuteruye aterura ibiyiko n'amakanya nk'uko nabivuze impamvu nkuteruye kuri nuko mu gitondo ntagiye gym sibyo niyo mpamvu n'ubundi nabibonye ntago wanshobora baby mu rukundo basi baby nawe ukunda mu rukundo ngamba bara basi mu rukundo sigendera wenda ku basore yarwaye kuko akunda imbwa narwuhaye kubera ko nkunda imbwa basi sura runyemere ngaho imbwa nayemeye mwicaye kuko nkunda imbwa nkunda imbwa nanayibuze narara nirukanka muri Kigali nyishaki Iki muri commentaire by'uno mugabo avuze bifite agaciro cyangwa nako bifite mwandike ndabazi ko mwandika neza wabonye Pakistan Ubonye, wabonye Pakistan yabo inde Bagison mujama bita Pakistan Pakistan ntago nzi amazina ye gusa Yitwa nde? ntago nzi amazina ye yitwa nde Pakistan ngo oya bitinda yego buretse ngo yitwa njye numvishe ngo ni Pakistan wa mujama w'umuhanzi witwa ntabwo njye mbivuga ngo yitwa nde si umuhanzi ni n'umunyamakuru mugenzi wawe tumusuza rero ngo yitwa umva mumvugire ngiye nta nubwo nongera kwirwa nigora agiye muvuga mumvugire uramuzi uburyo yabuze ngo uburyo yiri Pakistan ajya nsuremo ko yaravuze cyangwa mvuga izina vuga izina rye ry'uwa mujama aravuze yanita Pakistan man Pakistan man yeah cyangwa ni Pakistan okay kade abumvishije nabumvise icyo twagamije nuko bari kugusuhuza mukaganira bakakubwira byinshi ariko muri aba tipe ibyo bakubwiye byose hari ibyo uhaye agaciro cyo nta na kimwe of course anyway ndabishimiye agaciro ka mbere nagahaye kuba bantumiyeho ngo tuganire bananakurebe banandebe nk'abantu bankurikiranaga bifuzaga kundeba ari abafana banjye nanjye ndabishimiye cyane cyane kabisa hanyuma ikindi mu bitoma gute mu mitoma yo baneye shaye bitoma yabirarenze ni nk'imwe yakamishe ariko rero imbwa shaye imbwa yo rero birarenze uvuga ngo imbwa nanjye nkoze amateka ya mbere muri uru Rwanda nta muntu rero watanga gift y'imbwa bikoze izamurindira umutekano ese imbwa imari hari ikindi mawe usibye kurinda umutekano mu bakobwa uzi bo mu Rwanda batwiga kuri Instagram cyangwa Twitter cyangwa Facebook n'ibindi byatandukanye Cadette w'umuzi ni akora kuri Instagram niho bari cyane cyane mwisisire nago naba mvuze nawe yego ngo wabeshye niko akazi ka cyangwa akazi ka akazi kanjye ni slay no kwitwikira kadari kwambara agashya kwamba bari guhaguruka nta myaka hagarara itaka kumeza itaka kade nawe ndashakuraho itake ndabizi ko wizamukira tage nyine nanjye ndi slay niko kazi kanjye nkora ndumva ari byo uri mubi cyane ndi mubi cyane simbizi imwe muri kubibona hindukira basi tubasohora tuzenguruke 3 1 2 3 4 ele itufata ifoto nyine akomana
icara noneho babahe mikoro. Ubusanzwe ukora iki? Comedian ya man uyishaka kwanza yisanga ya man ushaka video zacu nka groupe so twitwa Nyasito Comedian kuri YouTube channel. Ujya YouTube channel ugasacinga Nyasito Comedian ya ugakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa byacu ya warangiza ugakora share nyine tugakomeza nyine tugatera imbere mu bikorwa mukora bya comedy no gusetsa. Turagira ngo mwese muyikine iminota 2 hanyuma Cadette yumve koko azafata video yanyu akayishyira kuri Instagram irebwa agahita baremera kanzi ko abazabakurikirana ari benshi. Nanone nk'abantu badukurikira kuri Kigali 500 tubagaciro turanabo cyane n'abafana bacu ku buryo nabo birukanyira kubareba bagasharinga subscribe like share na comment byose bakabikora. Umwanya no wanyu na mikoro yanjye ngiye kuyiguha yohe nakanaka hanyuma Cadette yitegera amatwi akira. Ubwo murajye byo mu Isarani. ya man Nanyurwa ndavuga ati mu oyo ugomba kunyurwa nese ukitubona umuntu bitunase kubera n'ukuntu twe tumeze ndabeshya Cadette of course ya man Nyasito nene uyu munsi naguri buncika amezi ashize ni menshi amafaranga naguhaye 2019 tugeze 2021 ase bariko nta kintu none nsigara oya man ibyo ngiye nagura bimbwira man gute turashaka kumfatana se ni baby yanjye nagufatira na se man ahubwo agira vuba man nyishyire cyangwa ukuremo ya mafimene ni umupira none kambaza nkubwire urambwira iki se man kugira ngo ariko oroshye ibintu nari ngiye kuhaguramo keche man njya gusenga nambaye bodaboda nese ubwo urumva ibyo bintu ari sawa okay reka babetse tuzaga tubaza nkubwire ariko naratuje narihanganye imyaka 3 yose man gusa ubu nta kintu mfite kabisa nta kintu mujye mureka ubwambuzi man umuntu aba yavunitse papa tuza ufite imyaka ingahe mfite imyaka 27 27 apara nagumiwe naragumiwe se naragumiwe ni wowe mumugeni wone uko yaragumiwe ndinagumirwa we ni wowe nsabira se papa azansabira wana azagusura gute kare nyinshi gukemura ikibazo oya mani wemereza amafaranga mani ahubwo reka mbanza nkoroshye oya nta kintu nyorosha ngenda vano yampaye nishaka ibihene cyangwa inkweto ipantaro imishumi ndavano yampaye ngiye nyijya ngenda kwishyura icyo babaye icyo mba nongeye mbabaje no kubara uzi ikintu mbabaje no kuma amafaranga nkajya guhahira umuntu oya ngewe rero wirebye nabi oya no kugira bakugira inama nabi ahubwo ngiye kanze nkoreka ikintu cyene ikimeze gute cyaro ni nguyu mukobwa ngiye mukwishyure okay namushakaga byata umujyane ibyo bintu ngino twigendere namushakaga byadanje ma cyo koronkoreye umuti cyo kagato mbanza ubwira nenge kumugurira nawe bimugurira iki nenge kumugura champagne ngwiki ngiye kumugurira ihene ngo yewe ari kubujyana no mu isoko rihenze cyane hamugura imyenda ihenze kabisa byose urujya kubimugurira ubimugurira mikoro nkwereka ayo mafaranga uzajyana nta do kakagabanya kadage men amane urabona ko aho ngo ni sawa ati agiye kumumuha ariko ibyo mubwaje kumugurira irangiye umutipa avuyemo asanga ari akadage. Cadette ndabona iminota bamaye yarangiye ariko mbisha ibyo bavandimwe bakubwiye n'imitoma baguteye no kubafasha n'umwanya bakaza kugusura gira ijambo babwira hanyuma tukureke ukomeza akazi kawe. Mwakoze ndabishimiye kuza kandi nabikunze ibiganiro byanyu comedy mukina nazo ni nziza nazikunze murakoze cyane kandi welcome. Inama wabaha nabaha nyine bakomerezaho inyunganizi n'ibindi byo bitandukanye. Inyunganizi yo mbemereye inkunga y'ibihumbi 100 mu mukomera mashisha yabafashisha muri iyi minsi kugira ngo ntabwo mukomeze komedi yanyu ariko nanjye mumbohore ku rwego rw'akazi ndagiye kandi murakoze cyane. ngewe ni ahubwo nanjye ikintu cya mbere nababwira Cadette I like you namwishimiye cyane nanjye I love you too. Cadette reka tugushimire hanyuma ugende amahoro kandi wakoze kwitaba ikiganiro kuri Kigali 500. Urakoze sana ngufashe mikoro. Ni Cadette twaganaga turasaba uramo bigamije iki muri sange byubaka iki muri society nyarwanda. Ubundi buri urebye ibikorwa byacu ikintu birimo kubaka birukubaka gufasha abantu guseka kubaruhura imitima iyo hari ukuntu umuntu abyuka ameze nabi cyangwa umuntu abyuka babaye cyangwa yahuye n'agakesi kuri uwo munsi yababaye atwe tukahita tubimufashamo tukamusetsa tukamusetsa kabisa uwo munsi tukamufasha kumera neza kuri uwo munsi akibagirwa mu bibazo byahuye nabyo. Mwenye mudukina akantu inkweto zanjye ko nagutije ntugarure mene zimwe nagutije ugiye gutere turabyibagiwe se akusemana kuki ushaka kuraburiza umuntu akusemana ubundi umuntu agutije abaguhaye amaheso wantije iki
nzitware se ureba noneho usigare wambaye mpuzamana ibirenge. umva mani byoroshye kabisa byoroshye wenda ziguha mu kana Ako imana ijya umenya ko iyo umuntu yagutije nk'ubu ngubu hari aho nanjye kureba ibaby ubuse ndagende nambaye kamambiri imana naraguze yafuze. Yahise babureze. None se izi nkweto wowe uratira se? oya shaka umuntu ukuvaza mani shaka umuntu ukuvaza nkuko nanjye bamvaje. Oya baburetse. Ako se mani gute ngiye nakuvaza nkajya no kuvara urumva ibyo bintu bishoboka. Ahubwo zime. Yahise kamanze nkumaze. Amadeni ugira. Ngaho amazi urikopesha. Ngaho umuriro urikopesha. Ngaho iki cyose urikopesha. Nibagiye ko kujyana muri gereza wa mwana wa mama. Waretse amadeni kwe. Zangezo ntago nzisiga pe. Ariko se wewe wakwihanganye wowe. None se arazigwa yambara ibire. Arazimpa mani. Nese ko namutije ngo ntirurire namutije Oya mani niba waramutije nyine wemera ko wamutije. Azagutirira utegereza nashaka azazizana ari inyuzi. None se arazigwa yambara ibirenge mani. Azima ariko kwitegeko mani. Ariko ubwo wenda urakajwe kuba yanze kukugurira akantu kijana. Ntago yanguri ntago nshaka ubufasha bw'inge ndashaka inkweto zanjye mani. Oya mani nubwo ariko ntakudefanda ibintu by'amakosa yamaje kuyaga sibyo. Urabizi uri petit frère ibyo bintu nubyongera ngiye nzakuta ngiye nigendera sibyo. Nyasitongereka nkwereke inkweto zanjye urazinzanira ryari. mani mena imiyaga nyuma y'iminota nk'itatu reka mbanze ngeze cyane hano nari nkijyana. Mva mani ngereka nkubabarire ariko nge ni itatu nirangira ngiye utarangeraho ndabikwereka. Mva mani comoka umusaza ntaribi reka tugucomoka ariko urimbwa mani uzamuheza se kandi yaragutije ibyo shaje byihorera. turasa nk'abantu barimo baragera ku musozo tubwire yitwa nguki amakomedi. filimi zacu ubundi twitwa Nyasto Comedy ziba kuri YouTube channel hano hose wajya wazibona kuri YouTube channel. So murakoze mbere na mbere mbanje kubashimira iki kiganiro mwaduhaye gusa komedi zacu ahantu wazisanga kuri YouTube channel ni Nyasto Comedy no then mukada subscribe na like na comment hafi aho ngaho mukatubwira ibigenda neza nibyo tugomba guhindura kandi tukabashimira buri gikorwa cyose mukomeze kudufasha kandi turacyakeneye ubufasha bwanyu. Hano tugeze ntago tuvugana ngo tugeze aho tugomba aho dushaka twe kugera niyo mpamvu rero tugishaka ubufasha bwanyu murabibona tukagira tugatera imbere tukagera ku kunoza tukagera ku ntego yacu kandi tufashwemo nawe. Ngewe ikintu nasaba abanyarwanda so ni ukudushyigikira cyane mwe mugiye kuri YouTube mudukorere subscribe kari akantu gatukura mu gakirika abanyarwanda ahubwo isi yose pe isi yose nijye he dushyigikire kandi hagize niwifuza kuba yaduha ubufasha nk'abana bakizamuka twabaha namba tu bakazadufasha. Okay namba wajya kuri 078 0 719 769 ya nta kibazo. turabashimira cyane niki mutubwira nkatwe Kigali 50 twazahindura cyangwa twakomereza mu biganiro mugenda mubona cyane cyane ibyo bitandukanye yene uko mukanya nyine mwema kureba umukobwa mwiza muradusaba iki dukomeze iki tugabanye iki twongeremo iki ikintu nabasha kubwira Kigali 250 ikintu cyambere mbanje kubashimira ko ikiganiro mwemeye kuduha kandi ikindi mbasha kubasaba hagati turimo kuzamuka hasa ngaha turasaba gusura abandi bana bari hasi bakiri hasi mugafasha impano z'u Rwanda kandi mukomeza mukadufasha natwe uko tumeze gutya mukadukurikirana mukaduhuza n'abandi bastar tugiye dukunda nk'aba ngaba nkuko mwagiye muduhuza na Kadete kandi mukomeze mugire namwe tunabafasha ukuntu tunabasabira ukuntu namwe bakomeze kubareba cyane abanyarwanda uko mugira ibiganiro byiza cyane biba biryoshye bimeze neza cyane. Nicyo wabwise yakamana Siaka manager uri umusaza. Siaka manager uri umusaza kabisa ngenda ndagufana byatari tu. Umeze kuvumbura gusenya inkuta cyane. Ewa nakomereza ahubwo hari ahantu ni sawa kabisa. Hari ahantu ni sawa fresh tu. Ya man. Ya. Reka dushimire mu mwese mwe dukurikiye mwakoze kuza kandi mudukenera turi tayari kongera kubana namwe. Ya man murakoze cyane. Mwakoze kuza? Murakoze nawe. Turabishimiye cyane kandi tuzagaruka. Mwakoze bakunze ba Kigali 50 nizeye ko kandi mwaryoheye mu basharinge subscribe like share ko na comment ndetse hasi muri commentaire murabonaho link yawe mu ikanda hagati mu sharinge hanyuma tuteze imbere impano nyarwanda mu minsi mike ndabazanira fandi bamugabo urujisho maze gutya namubazanira hanyuma nanone byinshi byo bitandukanye tuzabagezaho. Reka mbaragize ibiteka nitwa Isiaka Manager kuri Instagram kuri Twitter nitwa Isiaka Manager official
ndetse no kuri Instagram hose urasanga Facebook Komera ndi kumwe na Dani ndetse na Elize ariko twibutse ko no kuri Instagram Kigali 250 turiyo kuri Twitter Kigali 250 kuri Snapchat naho turiyo mujye mubona amahirwe mujye mukora byose ciao